Ni abagore 85 bibumbiye muri koperative Urwiru yorora inzuki mu murenge wa Rusenge akarere ka Nyaruguru kuva mu mwaka wa 2015. Bavuga ko ari umushinga batekerezaga ko wabateza imbere kuko ubuvumvu budakorwa na benshi mu gace batuyemo no hirya no hino mu gihugu. Gusa iki cyizere gisa n'ikigenda kiyoyoka kuko tubasura mu mezi atashize bavugaga ko bahakuye rimwe gusa babona ibiro 120 by'ubuki. Babaruraga amafaranga 450 kuri konte yiyongera ku nguzanyo nkeya ngo zari mu banyamuryango. Umutungo bahamya ko ari muke cyane kubera imbogamizi bahuye nazo batatekerezaga. Umutungo dufite ni mukeya ugereranyije n'ibyo twagombaga gusarura, kuko n'umundi natwe twari tuzi ko nibura mu muzinga tuzajya dusaruramo ibiro 20 gusubiza hejuru, ariko ntabwo byashobotse kubera ko hari n'igihe by'ahantu twagiye twegeka bari baratemye amashyamba, ayandi inda zirayarya ku buryo amashyamba atabashije kubona indabyo kandi inzuki zitara ahantu hari indabo. Kandi noneho hari n'igihe wenda ari ukubera ubwinshi bw'aho twagiye tuzishyira bigatuma zidatara neza. Natwe ntabwo tuzi impamvu, ariko ubu tugiye kugira ngo twongere turebe nibiba na ngombwa tuzimure tuzishyira ahantu haba umusaruro, kuko burya ngo hari icyerekezo ushyiramo inzuki ntizere neza. Ni ibibazo bisa n'ibiri rusange hirya no hino mu gihugu. Cyakora ihuriro ry'amakoperative y'abavumvu mu Rwanda rivuga ko ryatangiye gukorera ubuvugizi bujyana n'ingamba zafatiwe ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ituma inzuki zipfa n'umusaruro ugatuba. Kuko ubuvumvu hari igihe bugengwa n'ikirere, niko navuga. Iyo habaye imvura nyinshi umusaruro ntuboneke, ariko ubu ngubu twamaze guhabwa amasomo ajyanye no korora no kugaburira inzuki. Mvuga ngo inzuki cyagiye cy'imvura kubera ko igihe cy'imvura ubu inzuki ntizisohoka. Iyo zidasohotse rero ziguma mu muzinga zikaryana bwa buki bwari burimo. Iyo ziburiye rero bugashira zigeraho zigapfa hanini zishwe n'inzara. Ariko hari gahunda yo kugenda abantu biga kugenda bagaburira inzuki. Muri cyagiye cy'imvura ntituzireke ngo zicwe n'inzara, ahubwo tukazigaburira aho ziri ntizisohoke zikaguma mu mitiba ariko zifite icyo zirya. Hari ibintu byinshi inzuki zigaburirwa, hari uruvange rw'ibintu bavanga inzuki zikarya. Ushobora gufata amasukari se, ushobora gufata imitobe y'ibitoke. Korora inzuki mu buryo gakondo nayo ni imbogamizi igikomereye cyane umusaruro w'ubuki, kuko bituma umutiba umwe utarenza ibiro 10 by'ubuki ku mwaka, nyamara umutiba wa kijyambere ugeza ku biro 50. Ihuriro ry'amakoperative y'aborora inzuki mu Rwanda ryemeza ko kutazorora bya kijyambere biherutse gutuma hari ubuki u Rwanda rwohereje mu mahanga burangwa ku isoko kuko bwanukaga umwotsi maze bibuviramo kugarurwa. Bamwe mu bihangiye umurimo muri uru rwego bagaragaza icyo babona nk'umuti mu kongera umusaruro n'ubwiza by'ubuki mu Rwanda. Ariko mu mbogamizi zirimo turifuza ko urubyiruko muri gahunda yo kurwigisha uko uhereye kuva uko ukoze umutiba, uko inzuki zororoka, ibyo zigomba kurya, ibyo zihovamo ndetse na kirima zigomba kubamo, biri mu bintu bizagenda bigabanya imbogamizi nyinshi abantu bakora umwuga wa beekeeping. Ibisubizo bishobora kuba byinshi kuruta ibibazo mu by'ukuri. U Rwanda rusabwa nibura toni 240 z'ubuki ku mwaka kubera isoko rufite hanze, mu gihe rudasarura ubugera kuri toni 100 ku mwaka.